ntuzatakaza umukozi w'Imana ngo nuko akubwiye ko afite ibibazo mu rugo rwe. Wenda ubeshyera Imana uzamutakaze ngo iravuze ngo muha amafaranga, ariko ukubwira ko afite ikibazo n'umutakaza bona uburenganzira bwa amahitamo y'umuntu n'uburenganzira bwe, ariko ntago bumubereye imfura. Cyaba byiza umubwiye uti ibibazo byawe bizwi n'uwaguhamagaye, kibe ntuzongere kubimbwira cyangwa ngo nabibwire n'abandi utazabura abantu. Ari cyo mbivugaho urwego rwose yabivuzemo, ubukwe bwose burangizwa n'itariki. Yego. Ubukwe bwose burangizwa n'itariki. Ndumva rero umwaka gonye kwa muganira muvuga ngo itariki yararenze. Iki kiganiro mu cyihorere cy'imodoka ya Mutesi tuzakiganire itariki irenze ubukwe butabaye. Kubera ko itariki yageze, waba ufite matora, waba wabonye inzu, wambara ikoti, waba ufite iki urumva. Yes. Nyuma y'itariki yavuze mu kwa mbere, ku itariki ya mbere uzakora inkuru ivuga yuko umuhanuzi yabeshya. Ariko ubu ngubu wikwiriye gukritika. Ntabwo nkiritika, yaba ari amarangamutima, yaba ari Imana yamubwiye, ubwo tuzamenya icyo dukora. Reka tuzambuka ikiraro twakigezeho. Okay. Sibyo? Yego. Kubera ko babonye ko insengero zifunze kubera birirwaga mu byumba babaha amafaranga n'ibiki byose, none basigaye bumva ko iyobokamana ngo ariyo ngiye kujya ngo amafaranga bavuga butumwa. Nge nta mafaranga nzaha bavuga butumwa, ubuntu mfite n'ubwo abantu ntabwo ari ubw'ibintu. Abantu bariho ubuntu bw'Imana bakorera Imana bajye baza mbahuze n'abantu, abantu bazabaha ibintu, kuko ubuntu mfite nge nubwo kugira abantu ntabwo ari bwo kugira ibintu. Ubwo ntanze itangazo rikomeye cyane kubera icyo kintu wari uvuze. Naho aho uvuga ubutumwa bataguha agaciro, uwaguhaye uwuvugira wazaguha agaciro. Naho abantu bagusuzugura, Imana ntizagusuzuguza. Ntutinye muvandimwe, wikangwa n'igicuku cya nyuma, inkoko yabika itabika, humura gucya ko buzacya. Amen. Iyo ni message mfitiye umuntu wese utareba inzira, utazi aho Imana izanyura, uri kubona byanze, kankubwire nta bimenyetso Imana irakora, nta nzira Imana ishaka inzira, inkoko yabika itabika gucya ko buzacya. Humura, Imana iratabara. Ndi umugabo wo kubihamya. Yes, reka dutangire tubasuhuza tunabahereza ikaze kuyobokamana TV. Ani kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye, maze tukabasha kwiganira nabo ku bintu babigiye bitandukanye, cyane cyane biba byavuye mu byo mwagiye mudutuma cyangwa ibyo abantu baba bagenda bibaza mu buryo butandukanye, natwe tukababera intumwa nziza maze tukabazana tukabaganiriza. Abantu turi kumwe ntabwo ari bashyashya kuyobokamana, n'abantu dusanzwe dukorana n'ubundi mu murimo w'Imana. Reka rero tubaha ikaze tuvuga ngo mwiriwe neza kandi muraho murakomeye. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Amakuru. turashima Imana. Wow, Biresitaye tuguhaye ikaze kuyobokamana. Asante sana. Pastor Mutesi we turamumenyereye, yitwa Pastor Mutesi Marie Aime Prudence Prisiyene. Muraza gusobanukirwa impamvu ngo yongereyeho yene. Aha, muratangira mwibwira abantu badukurikiye ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira. Asante, murakoze cyane. Nitwa Mazimpaka Jean Paul Museni. Ndi umukristo. Yes. Bakunda kunyita Biresitaye. Murakoze. Iryo zina ryaturu. Okay, muri buze kudusobanurira. Reka na Pastor Mutesi abanze namuvuze ahubwo nasobanure inkomoko ya yene. Kuko amakuru mfite ayimpamo nawe n'abanyamakuru b'abahanga ambwira ko burya hozaze witwa Prudence. Noneho nguza guteranyaho yene. Ndashaka kumenya inkomoko ya yene. Ndabesha cyangwa n'amakuru ni rwose ibanga ryawe risigari ari cyo wibagiwe cyonyine. Ya, Prudence ni izina ryanjye, nta kana ryanditse ku bintu byanjye byose, amadiplome, irangamuntu, ibintu byose. Yes. Iryo zina ririho. Bo, nitwaga Prudence, yego. Noneho rero narivuga mu barokore bakavuga ngo kwa Jinara Yesu bagacyaha abadayimoni ngo nitiranwa n'agakingirizo.
urumva ntago nari bujye gusobanura ngo prudence ngo être prudent ou bien prudente ngo être attentif icyo ntago nari kubwira abantu b'abarokore batanazi nicyo bivuga nyine ko agakingizo kaje kitwa prudence ubwo mvuga nyine ko twitirana none kubera complexe uko mbivuze mu barokore bagacyaha abadayimoni mpita mfata imbere nongeraho mariyeme no kuri prudence nongeraho iyene ukundi nitwa rwose Mutesi prudence. Okay, mwabyumvisha inkomoko ya iyene rero ko ntukajya umbaza n'ibindi utari nk'ukazana ngo mvuge. Oya ntabwo ari ukukubaza wenda ariko Pastor Mutesi hari wenda reka dutangire tuganira ndashaka ko dukora ikiganiro gifunguye ku bintu bitandukanye tuntu n'utundi nyine abantu bagenda bibaza muri gospel muri buze kugenda munsubiza wenda buri wese ukuntu abyumva. Reka rero ntangire noneho mbaza ngo ari Imana ari Dawidi ari Nibuye ikishe Goliyati ni iki cyangwa uwishe Goliyati ninde muri abo bantu batatu? Ngibajije reka tubanze Biresitaye. Siramo ikibazo bajije. Imana Dawidi Nibuye ni iki kishe Goliyati? Ubundi Goliyati yishwe n'amagambo yivugiye asuzugura Imana. Yego. Urumva muri make Dawidi nta kosa afite. Ntibirumvikana haryo kuko nari yabuye iyo Bibiliya ivuze ibuye rirasobanura Kristo. Dawidi yishwe n'amagambo yavuze ahagaze ku musozi. Goliyati yishwe n'amagambo yavuze ahagaze ku musozi arimo asuzugura Imana asuzugura na Dawidi. Ariko guhera ko Dawidi azamura ikirego ku Mana aravuga ngo jewe ibyanjye nabyihanganira. None tuvuge ko Goliyati yishwe n'agasuzuguro. Yishwe n'agasuzuguro ko katari muri ko karimo amagambo yavuze. Yego yasuzugura Imana ya Isirayeli. Urumva kuko Dawidi yohereza ibuye yaravuze ngo wanteranye uducumu n'amacumu ariko jewe nguteye mu izina ry'Imana y'ingabo ya Isirayeli wasuzuguye. Urumva sagasuzuguro tarimo karimo ariko uretse turavuga ariko kamwishe. None se reka Pastor Mutesi nawe twumva icyo bivugaho agasuzuguro niko kishe Goliyati wasuzuguye nguteye mu izina ry'Imana. Reka twumve njye nabajije hagati y'Imana Dawidi Nibuye kuko nibyo bintu biri preza hariya hafi mbere yuko Goliyati apfa. Noneho yishwe n'iki buriya? Reka twumve icyo umushumba bivuga. Iki kibazo ushobora kugisubiza nabi nk'umwigisha umunyeshuri uri kwiga ijambo ry'Imana cyangwa se teolojiya ukabura mwishe. Ariko nyine biba ngombwa iyo utubaje ikibazo cya Bibiliya biba ngombwa ko dusubiza twitwaje n'ubundi Bibiliya. Yego. Iyo turebye dusanga Goliyati yarishwe n'ibuye. Imukubise ibuye arapfa. Ariko iri buye ryari rifite gikurikirana. Ntago amabuye yose yari kwica Goliyati. Yego. Ahubwo ni kwa kundi Imana ishaka kwica umuntu ikamushakira ikizamwica. Urumva? Yego. Kuko iyo urebye usanga ari Imana yakoresheje Dawidi nawe akoresha ibuye. Ubwo ni Imana yashatse kwica Goliyati. Ariko iyo dusomye hano muri Samweli wa mbere igice cya 17 umurongo wa 50. Yes. Haranditse ngo uko niko Dawidi yahanguje Umufilisiti ibuye ry'umuhumetso aramunesha aramwica kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Urumva ni Dawidi wamwishe. Amwicishije ibuye rifite gikurikirana nyine ni Imana. Nyine ni Dawidi wamwishe urakure. Je ubundi mba numva abo bose uko ari batatu bivuze ngo Imana Dawidi nibuye. Bose baramwishe. Okay. Hano igitabo cya mbere cya Samweli 17 umurongo wa 45 haravuze ngo Dawidi abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkota n'uducumu n'agacumu ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. 46 bakavuga ngo uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba intumbi z'ingabo
z'abafilisitiya Okay. kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana. yego Urabyumva ko ni Imana. uru rupfu urumva rwa Goliyati Yego. Imana irufitemo uruhare, yes kuko iribuye iyo ritagira giherekeza ntabwo ryari kwica Goliyati. ntabwo ryari kumwica kuko n'amasasu ntacyo yamutwaraga none ibuye yari yikwije. okay n'ibuye rifite gikurikira. niba rifite gikurikirana kuko abahanga mu bya Bibiliya bavuze ko igihe Dawidi yazunguzaga ririya buye, urabyumva neza, azunguza ririya buye, Goliyati ngo yaje gutekereza ikosi yakoze asanga iyo kuzunguza ntirimo. Bivuga ngo iyo Imana igutumye donc tuba tubona wowe ariko ijambo uvuze ni Imana. okay birumvikana. Mwabyumvishe rero bakunze iby'Iyobokamana TV. Goliyati, Imana yashatse kwica Goliyati ngo yiyubahishe, ikoresha umuntu Dawidi nawe akoresha ibuye, Goliyati arapfa. Ese ubwo so uwo mwanzurora icyo ntikigaragaza icyo wenda mbarije nk'iki ni cya kintu kivuga ngo Imana ikoresha abantu cyangwa yiyerekanira mu bantu bayo n'ibintu. Urumva yiyerekaniye muri Dawidi nyine n'ibuye rirahari, abantu n'ibintu nibo bagaragaza imbaraga z'Imana. Yego. Sibyo? Nibyo. Yes, mwabyumvishe rero. Reka tugaruke kuri Biresitaye. Ubundi izina rya Biresitaye ryaturutse he? Kubera iki bakwita nyine ngo Biresitaye? Ese ni ibiki? Ni ibisasu? Ni dusobanurire. Uru ni urugendo rurerure rw'iri zina. Kuko ubundi amazina y'ababyeyi nitwa Mazimpaka Jeanne Pomuseni. Yes. Biresitaye ni urugendo rurerure ariko ndavunagura. Ngira ngo no mu minsi ishize narakavuze. Ngewe ntago nkundana na Satani. Yego. Sinangana n'Imana. Muri make uretse wenda ko harimo abantu baba batazi byari byo bakarikritikaho. Baravuga ngo iyo uzi icyo ushaka ntufata icyo ubonye. Ufata icyo ubonye wabuze icyo ushaka. Iri zina ryaje ntangiye gusenga hanyuma hari icyo bita tageti cyangwa se kurasa mu cyico, reka mvuge gutyo. Iyo uganiriye n'abantu inshuro imwe ebyiri werekwa uhanura, kandi ibyo weretswe n'ibyo uhanuye bakabibona, hari uburyo bakuvugamo. Urumva? Noneho iyo uri kumwe n'Imana neza hari n'uburyo n'Imana nayo ikuvugaho. Urumva? Iryo zina rya estarasiyo ni ukuvuga ngo icyo bita estarasiyo. muri Ewasa hari icyo bita iyo bagiye gutanga umuriro, nk'inzu wenda idafite umuriro bakajyana abatekinisiye, hari icyo bita kwesitara. Ngewe Imana niyo yampaye iryo zina, irambwira ngo ibintu byanjye, impano zanjye nazesitaye muri wowe. Nta byo gushakisha ngo ujye kubwira umugore ngo uzabyara umuhungu cyangwa umukobwa cyangwa ujye gushakisha. Ngewe nanjye ubwanjye uko numva Imana igendana nanjye kwana nanjye, mba numva ibyanjye biri tageti, kandi nabo tujya tuganira, abo dusenga nabo mpanurira, Imana intumye ni ibintu nabo ubwabo bibonera, n'ibihamya birahari. N'uyu twicaranye yaguha ibihamya. Niriwe njya nakure, n'uyu twicaranye yaguha ibihamya. Ndumva twarigeze guhurira mu iteraniro. Nta bintu byo gufindafinda ngo munaze ngo gutera murara abantu. Biresitaye naho ryavuye. Muri nge rero n'abantu nyine ahubwo reka nze nyavuge nyine n'abantu baravuga bati koko wa muntu ibintu by'Imana Biresitaye naho ryavuye. Ubu hagize umuntu ujya kubeshya ngo yitwa Biresitaye bavuga bati turamuzi, turamuzi wesitaye neza. Naho iryo zina ryavuye ni naho hanavuye nyine iriya TV tubona usigaye yitwa Biresitaye TV. Yes, mwabyumvishe rero abantu turi kumwe bafite n'ubundi buryo bagenda bakora ivugabutumwa babinyushije ku magroupe ya WhatsApp, Instagram, Facebook n'ibindi byose bitandukanye, ariko bakanagira amashene y'ivugabutumwa ya YouTube. Pastor Mutesi afite Gira Neza TV, ni shene ibiriho inyigisho nziza, ibintu byiza cyane. Biresitaye TV naho abariho inyigisho ze n'ibindi bintu byose nyine umushaka kumenya ibindi byinshi bye uzajya umusura kuri iyo shene. Ni naho uzajya ukura nimero za telefone ubona
nafashe ingamba ko nta muntu uzongera gutanga nimero za telefone hano afite sheni kugira ngo abantu bamenye nimero bajye bajya kuri cyane zabo kuko hepfo ziba zihari noneho bazibone basiga bagize ute bakoze subscribe sakano keza ntazi ubwenge ushaka rero nimero za Biresitaye tutararengaho najye kuri Biresitaye TV ushaka iza Pastor Mutesi najye kuri Gira Neza TV okay noneho ushaka izanjye najye kuyoboka Mana TV aho hasi zirahari rwose yes mwabyumvishe rero turimo tugenda tuganira n'abantu batandukanye Pastor Mutesi ndetse na Biresitaye ariko yaravuze ngo umuhamya ngo guhamya koko Biresitaye muhe mikoro mubaze nawe agira icyo avuga kucya gutanzeho umugabo yaraguhanuriye birasohora yaragusengeye urwaye byagenze gute kugira ngo abe yaktinyuka gutangaho urugero Biresitaye ntago yansengera ndwaye nta nubwo mbizi ko asengera abarwayi buriya Yesu buri wese amuvuga bitewe n'icyo yamubonye ubwo arabasengera hari uvuga ati Yesu haravuga ko Yesu ari umwigisha abandi bati gutya buri wese amuvuga bitewe n'uko yamubonye yewe rero muzi nk'umuhanuzi w'Imana Biresitaye twahuye mfite ikintu ndimo nsobanuza Imana kandi kigiye guturitsa umutima wanjye nubwa mbere nari mubonye nubwo twari tuziranye arangije wa mugani arestara rwose Imana ivugana nanjye neza Imana imbwira ikintu kimwe ku kindi kandi uko Imana yabimbwiye niko byagenze hatabuzeho na gato ubwo rero ntago umuntu nawe urahamya ko Biresitaye ndahamya neza ko yamanuriye rwose nk'umukozi w'Imana Biresitaye nanjye ubwo Imana imwesitarire mw'ibyanjye uretse ko Imana atarinjajwe abantu bashaka ariko nkamwe muhanura ubundi Imana ivuga buri mwanya buri gihe mu isoko mu kavuyo mu modoka buri mwanya ubundi Imana igomba kubiri kuvuga ariko hari abantu mbona bayitwara nk'abakoresha nka telekomande mbese ko ari umuyobozi w'isi n'ijuru ahubwo ntago cyaba ikibazo kuba yavuga buri mwanya kuko ikora ibyo ishatse kandi ngo ntawayibaza ngo irakora ibiki niko ijambo ry'Imana rivuga mikorofone Biresitaye niwe nawe numva icyo abinsubizaho buri mwanya ukabona umuntu ari guhanura aho ari hose ageze hano baobati Joel bigeze gutya akuye n'umuseriveri witambukira ati yewe sha yumva Imana iri kubwira ibi agahanurira abatabishaka n'ababishaka n'ababikeneye n'ababipinga n'abagira ute buri mwanya mu kavuyo n'akajagari buri Imana niko ikora mwe mwabahanuzi mwe buriya rero baravuga ngo ikosa si ugukosa ikosa ni ukudakosora ikosa kuvuga buri mwanya kw'Imana ntabwo ari ikibazo ahubwo banza umenye ngo ubundi niyivuze icyo nicyo kinakomeye n'ubundi kuko hari abantu benshi bavuga ko ari Imana ivuze itariyo kuko urabona satani ntabwo arya ubu tuvugana n'umupagani nta kintu bita cyo kuvuga ubu tuvugana impamvu none wamugarura bya biganiro byanjye banza unyumve kuvuga kw'Imana kwa buri kanya ntabwo ari ikibazo kuko umugabo wese mu rugo rwafatira ijambo igihe ashakiye birumvikana ndabyumva ariko ahubwo hari ukuntu abantu bashaka niba navuga ngo ni hiti numvise bavuga ngo ni hiti no kumva ko akantu kose ari bugatware mu mvugo y'Imana kugira ngo arye hiti ibi ndabivuga ngewe n'ubundi kazi ya Mungu inaendelea ubundi kera uko amakuru mfite nta muhanuzi washakaga abantu ahubwo abantu bashakaga umuhanuzi niko bimeze umva mama pastor nta muhanuzi washakaga abantu abahanuzi nta muhanuzi washakaga abantu niba se ngo Yesu yaraje byose abihindura bishya basanga no mu byahinduye ntabyo birimo ari kuvuga kera Yesu yaraje ariko ntabwo ari kuvuga mbere ya Yesu muraza kwihangana mbanze mvuge turajya tugenda tuganira turaganira ikintu cyatumye ibi bintu bamwe nubwo yaba ari yivuze bamwe babona bashaka kubifeka uraburi mu isoko umuntu akumva kuri imyenda ati hari ikimbwiye ati ngaho mu isoko ni ukuri pe noneho rero ndabizi neza ko Imana ivugira ahantu hose ishakiye ariko ntabwo Imana ikorera mu kavuyo niko icyo ni ukuri nanjye nicyo nabajije kugira ngo abantu babyumve bakurikirana amakuru neza kugura urwagwa amarwa
ati yavuze urumva abantu babyumve neza. Yaravuze ngo abica gahunda bacyawe. Yes. Uyu n'umuntu muri muhanda, uyu n'umuntu muri kaburimbo. Imana iravuga pe, turabihamya turabyemera. Joel Imana iravuga. Iravuga nanjye yarambwiye nuko. Urumva byawemera ko twese binatubwira. Nyine namwe irababwira. Mva mugiye kubigira intambara. Icyo nshatse kuvuga. Yes. Umenye ko Imana ivuga kandi n'abantu bakavuga. Kandi abantu baravuga bikaba. Abantu. Ikinyuranyo kirimo iyo bategetse ntibikomera. Ubiyo konterere we. Imana ikunda gukora ibyo yavuze igakora n'ibyo twavuze. Yego, ariko ntimutegeka ngo bikomere. Eliya ariko yari umuntu nkatwe. Asaba cyane ko imvura. Ako yari umuhanuzi. Yari umuhanuzi. Nawe hari ibintu yategetse biremera. None se ugira ngo imvura yavuze biraba ariko gutegeka yasabye ububasha Imana. None se umuntu ugira ngo twese yaravuga mu izina rye si mu izina ry'Imana. Ariko ibintu Biresitaye yabwiye ni ukuri. Imana iravuga bikaba, yanategeka bigakomera. N'abantu umuntu ashobora kuvuga bikaba ariko ntiyategeka we ngo bikomere. Kereka uvugiye mu izina rye ariko uvugiye mu izina rya Yesu nge numva byose byaba. Reka komeze Biresitaye. Urabona mu rwego rw'ibyo umuntu agiye kuvuga. Nk'ubu ngewe nshaka kuba ati Joel ntago nshaka kumubona ku isi kandi Imana yaravuze kuzarama. Nk'ibyo ngibyo ntago Imana yabishyigikira. Ni nko gufata bombo karasinyura cyangwa kinubi ukica umubu. Abantu basobanukirwe icyo nashatse kuvuga hano. Ibintu Imana idashyigikira ni ibintu bidafatika. Bongewe nshobora kuvuga inti Joel n'umugome bitewe n'ikibazo twifitaniye. Nkagenda ngusiga umwanda ahantu hose. Hari ibintu bitatu nshatse kuvuga kugira ngo abantu basobanukirwe neza Joel. Mfite umugisha ndi kumwe n'umushumba. Noneho rero nawe kandi ari kumwe n'umuhanuzi. Ibyo bintu byose biruzuzanya. Mukaba muri kumwe n'umunyamakuru nawe w'umunyamwuka. Wongeraho ngo kandi w'umunyamwuga. Yes. Ubundi nacyo gikomeye kurusha no kuba umunyamwuka. Urumva twese tubaye abanyamwuka ikiganiro cyapfa. Noneho ahantu uyu mugabo yagaragaje ko ategekana. Reka tuze uyu bihite tukuza. Ni ukuvuga nashatse gusobanura bitewe n'ibyo umuntu ategeka ibyo ari byo, ariko hari ibyo wategeka ntibikomere. Aho turabyemera. Ndagira ngo abantu basobanukirwe kugira ngo bajye bamenya icyo umuntu avuze. Abantu barimo gukurikira iyobokamana, hari ibyo ushobora gutegeka bitewe n'ibyo ari byo ntibikunde. Hari n'ibyo ushobora gutegeka n'Imana ifitemo inyungu ikagufinansa. Aho turabyumvikana neza. Ngira ngo naho twari tugeze. Hari ikindi kibazo ushaka kumbaza? Ndaza ndakugaruka. Reka Pastor Mutesi arabashaka gutanga proof. Ni ijambo riri mu bami ba mbere 17 umurongo wa mbere. Haranditse ngo bukeye Eliya w'itishubi umwe mu basuhuke b'i Galeyadi asanga Ahabu aramubwira ati ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Nagira nkumvishe ko n'umuntu ajya ategeka ariko nyine ntategeka mu izina rye. Izina yitwaje. Nyine nibyo ndi kukubwira ntago ategeka mu izina rye, ategeka mu izina rya Yesu nyine mu bubasha ahabwa n'Imana. Ariko umuntu arategeka. None ugiye nko gutegeka utagiye muri iryo zina byumva byakunda? Ntago byakunda nyine birumvikana. Ni kontrere. Ngaho komeza. Ariko hari n'ikindi kintu wenda nababaza mwabahanuzi mwe. Nk'umuntu wenda kuba yaza nko kuri kamera nk'uku nguku akaza gusobanura wenda indimi muba mukoresha mubwiriza muhanura abantu ukaza kuzisobanurira abantu kuri kamera wenda biriya nabyo buri abarivuga butumwa cyangwa ni critique ari bya bindi nyine mwavuze ngo gukosa sikosa bikoza no kudakosorwa. Yemba ngenda mbaza ibibazo bita. Ikibazo gisubiramo nyumve neza. Ikibazo nk'uku kaza wenda kuri kamera ukavuga mu ndi mukoresha uhanura nyine ukaza kuzisobanurira abantu ngo iyo uvuze gutya ngo biba bivuze ibi ngiyo icyo kintu ntago ndi bucyumve neza.
kuko indimi ntabwo ari ibintu umuntu arepeta, si repetisiyo, si indirimbo umuntu aba ari busubiremo, ni konegisiyo uba ufitanye n'Imana iza deregiti, ukumva. Ubwo rero niba mvuze mu ndimi none ejo nkangera nkaza wenda naringize ngo bajije ikibazo cyo umuntu ashaka kuzana akabwiriza akajya mu mwuka agahanurira abantu. Icyo cyo si ikibazo no nukuza umuntu akavuga ati zomeni bivuga gutya. Yego. Yego. Zo traburize ne sopa sanso bivuze ibi. Jowe. Kuko ntago ndi bukigusubize. Kuko ngewe uburyo dukorana n'Imana. Ngewe nzi neza ko ururimi ruvuye mu ijuru ntabwo ari repetisiyo. Hari ukuntu wiga icyongereza pastor mu ishuri ukakiboroka kikajya mu bwenge, ariko ibintu by'Imana birakomeye. Yego. Nzi neza ko ururimi ruvuye mu ijuru ntabwo ushobora kuruvuga none aha ngaha. Sinzi niba wari bwaje amasengesho wenda ngo ubone aho Imana ibwira abantu ikoresheje amandiko. Yego, arya amandiko nubwo waba warize mu Bushinwa na warize na hehe wayasobanura biragoye. Rero sinibaza kuntu umuntu azango ngo zomeni ngo bivuga gutya ngo paraburize sinzi ko warimo bivuga ngo bisobanura gutya. Icyo ntago tucyemeranywa. Ntago mucyemeranywa. Birumvikana. Ntago tucyemeranywa kuko ururimi rwo mu ijuru ruve ku Mana, si repetisiyo. Ariyo mpamvu ngewe niba dusenganye nkaguhanurira nkakubwira ibintu Imana imbwiye, ntufate urupapuro ngo wandike mukanya ntuze kumbaza ngo none ngo harya, kuko niwe wabibwirwaga byari ibyawe. Byari yego. Ugomba kugira icyo bita atasiyo ukabifata, warikodinga wakwandika, ariko umuntu uza hano kwitangazamakuru ngo agasobanura icyo bita indimi ntago tubyemerana. Ntago twegeramo. Wowe se ntuwemeranywa nawe hari icyo birenzaho? Ye ntago mvuze ko nemeranywa na Biresitaye. Ntabwo mwemeranwa? Ntago mvuze ko nemeranywa na Biresitaye, wenda kuri ibyo avuze. Ndabizi ubushaka gutuvuga uti Pastor Mutesi na Biresitaye bahakanye gutya na gutya. Mvara none za kugiye kumpa titre kandi titre zawe ni wowe uzima buri gihe. Ibyumbuza nizo byo. Ibyo bintu ntago nimbiko umunsi nabikoze uzabimbazeho, ariko ubikora niba hari umuntu ubikora nshobora kubihakana akambwira ngo binyereke muri Bibiliya aho bihakanira, ariko wowe ntiwabikora. Yende ngewe ese ko niba atari impano rego nanjye hari ibindi nkora abandi batabasha gukora, nkuko naho hari ibindi bakora nanjye ntashobora gukora. Ushobora kuba ari impano yo kugira utezo, ubwo yaba yitwa ngo iki? Iyo mana yo gusobanura indimi no kugira gute? Ubwo se no gusobanura guzisobanura abantu se uhanurira ukaza kuvuga ngo iyo mvuze gutya ubundi kirana zira kuvuga ururimi utasobanura. Ubwo se urumva atarasobanuye nyine adasobanura icyo bivuga, urumva adafite ubusobanuro. Ariko itegeko ryemera yuko uzisobanura uri mu mwuka urimo hanura. Iyo bari mu mwuka nyine nawe yaje nkuzi gusobanura icyongereza. Yego. Akayaba ngo iyo mvuze ngo zomeni ngomba mbwiye abantu ngo uyu muhanu ngo nibyo numvise. Nibyo nyine nanjye ndi kuvuga. Sai degree mini degree siyo nzisobanurwa. Degree ngo bibaye none. Ni none aha. Urya ni none aha. Anyway nta nicyo ariko binatwaye biriya. Ntacyo bitwaye ariko ni critique. Bigaragaza wenda bikozwe n'umuntu w'umwana mu gakiza wavuga ngo n'ubwana, ariko se niba bikozwe n'umuntu wenda ngo ni intumwa y'Imana, ubwo ari kwigisha icyo abahamagarwa bato y'inyuma. Nge nicyo mba mvuga. Ubundi gukora ibiganiro kubaza ikibazo nk'iki ntabwo ndi kurwanya umuntu, sibyo, ahubwo ndabivuga nta nubwo wenda tureke ayimini digiri sinzi niba ari digiri niba ari iki. Ntabwo ari byo nashatse kuba ko bikorwa na benshi, ntabwo ari we wenyine wenda uvuga gutyo. Ariko urumva ibyo ni uburere uri guha abantu bahamagarwa bato. Nta gisubizo mbifiteho, nzabanza njye kuganira na papa wanjye wo mu mwuka. Icyo kibazo ahubwo nzakibaza date. Okay. Ni umunsi nzagaruka uzakimbaza. Sawa. Ariko aka kanya nta gisubizo mfite. Okay. Yes, mwabyumvishe rero, ariko pastor ni ukubera Imana yakugerageje cyane kugira ngo imbere y'uko kwinjiza mu muhagaro wo kuyikorera. Ubwo ni ikibazo kibaza ngo kuki Imana ikunda kugerageza cyane uwishaka kuzakoresha biterwa n'iki? Joe. Oui.
hari ukuntu dushobora kubivuga gutya abantu bagahita bumva imana nk'ingome. Oya ntabwo ari ingoma, ariko njyewe itagira imbabazi. abakozi b'Imana benshi nzi bakomeye bavuyemo abantu bakorera Imana bagahembura imitima y'abantu, nta n'umwe nzi utarageragejwe. Ni ukubera iki? Ubwo nanjye ndimo. Nose wowe ntiwagerageje? Bakomeye uravuze ngo abakozi b'Imana. Yes, bakomeye. Hauza abantu ubwiriza wowe. Byakomeye kwa Joel. Nibyo ariko Biresitaye uza abantu abwiriza. Kuki Imana yabanje kubagerageza? Bagiye kubanga abakozi Imana bakomeye ura. Cyangwa se kubanza kubagerageza mukuramo inyungu ki, nubuhe bufasha mukuramo mu murimo w'Imana kuba mwaranyuze mu bigeragezo bikomeye? Hari buriya nusoma igitabo cyo kuva. Cyo kuva ni igitabo kirimo ahantu Imana yivuga, kandi ni igitabo kirimo nk'ibintu bitatu byabaye ku Bisirayeli mu rugendo. Ibintu bitatu byatumye Imana ibagerageza. Icya mbere byari ukugira ngo bige Imana, bamenye Imana. Kabiri byari ukugira ngo bige kuyobora, bige ubuyobozi, sibyo? Wenda gatatu navuga kwari ukugira ngo bamenye iki se buriya, wenda nzabivuga zingisho tunazigishijwe n'umushumba umwe gutya. Kuba Imana yagerageza umuntu, reka wenda njye nivuge. Yego. Nigeze mbyuka rimwe ndasenga ndarira, mbwira Imana ngo mbwira niba hari icyaha data yagukoreye cyangwa mama cyangwa nanjye ubwanjye, kugira ngo wemere kunyuza mu bintu bimeze gutya nkiri na mutoya. Kuko ntago nari nkiri muto, hano wenda maze gushesha kango, ariko nari nkiri muto. Imana iransubiza ngo mwana wanjye Mutesi, nta cyaha iso yankoreye ndi kuguhora, nta n'icyanyoko yankoreye ndi kuguhora, nawe ntacyo wankoreye ndi kuguhora, ahubwo ibintu ndi kukunyuzamo ni ukubera abantu bazakunyura imbere. Ndi kugira ngo uzabone igisubizo cy'umuntu wese uzakunyura imbere. Nkubabarije abantu, nkwigishirije abantu, ugenda ukunda abantu. Ubundi twebwe turi igishoro cy'Imana mu bantu, abakozi b'Imana. Turi birungo by'Imana mu bantu. Tuvuga Imana neza, umuntu agahita yumva uburyohe bwayo, kwa kundi urunga inyama ikaryoha igasa n'umutuku. Tuvuga Imana, umuntu agahita yumva uburyohe bwayo, kandi ubicunge neza, aho Imana yagukize irahagukura. Ibi bintu rero ijambo ry'Imana niryo riravuga ngo ndi Imana ikwigisha ibikugirira umumaro. Muri Yesaya, Imana nubwo itwigisha ikatugerageza, ariko ibi bintu Imana itugeragerezamo bitwebwe bifitiye umumaro, kandi nucunga neza ukareba ibintu Imana yakunyujijemo, nibyo bihwanye n'ibyo Imana izagukoresha. None se urebye neza wagize ngo Yesu kuvukira ku mubaji, umunsi yabonaga igiti, abonye umusaraba kugira ngo yarikanze, hazi ko bakubitamo imisumari n'ibiki, ntabwo yigeze yikanga. Rikareka none se wagize ngo wa mugani Mose, ni ibintu byinshi cyane aho Imana ikunyuza hakunda gusa cyane naho ubwo ni aba ni nk'ikosi. Ni ikosi. Rero kuba Imana itugerageza, ubundi bavuga ko muri abasirikare ba Kirisito. Turi abasirikare ba Yesu. Ese wogeze kuri epeta amasharene ngo ni generali wowe uribye menya nkiri soruda. Menya nkiri soruda, ariko ndi gukukuza kaporari pastor Mutesi generali Biresitaye we banza ari majoro. Ku bwa Yesu naba ndi na marishari. Ariko ku bwanjye shandi soruda. Ntaraka ndagira pe. Ntaranga ufite? Ku bwanjye ntaryo ndagira, wenda ku bwa Yesu, ngendeye kuri Yesu nkahita mera nka rwa rushishi n'inzovu ngo yambutse ikiraro irakinyeganyeza. Urushishi rero narwo ngo rujya ku nzovu rugenderaho, bigeze hirya urushishi ngo ngewe n'iyi nzovu tunyeganyeje ikiraro koko, nanjye buro nisunze Yesu, nahita nihiranka rikomeye cyane nkamwiyitirira. Ariko ngarutse kuri Mutesi, kuri wowe ubwawe soruda pe rya soruda. Harya soruda niwe uciriritse wanyuma wo hasi ugitangira, ataragira iranka. Ubwo ndi soruda, ndi private. Ni ucyaho uri kadogo.
naryo ndaryemera aho ngaho kabisa, ariko nyine nzakura, nzajya ngenda nkura mu mwuka. Yes, nibyo. N'ubundi dushobozwa byose na Kristo uduhereza imbaraga. Reka tubaze na Biresitaye, kuki Imana yakunyujije mu bintu bikomeye mbere y'uko ikwinjiza mu muhamagaro wo kuyikorera, cyangwa wawinjiranye no ibigeragezo, intambara, kwambara ikabutura y'umugore, kwambara inkweto bari barise Tereza na Tereziya n'ibindi byinshi? Afite ubuhamya bukomeye cyane Biresitaye. Twebwe tuba tuyazi rega. Bundi Imana hari ibikubaho ibifitemo uruhare, yego, kugira ngo ejo utazarengwa ugatandukira. Ko ubu tuvugana, umwana wawe ntabwo ageze mu wa 5 ukabona nta kintu afite, ntabwo wakwemera ko ajya mu wa 6. Yego. Nyuma rero niba umwana wawe wuje uwiri utakwemera ko atagomba kwimuka nta bwenge afite, Imana yo yakwemera ko twimuka ntacyo turamenya? Ni ikibazo, ntabwo yabyemera. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bitatu. Ubundi umurokore wageragejwe cyane bituma Imana imugeza kure. Iyo wavuzwe cyane nabyo bituma umenya ubwenge. Iyo wavuzwe cyane umenya ubwenge, ntacyo koze nibyo. Wageragezwa cyane bigatuma Imana ikugeza kure. Kubera ko hari umwarimu watwigishaga yakundaga kuvuga ngo igihe cyose usoroma ibigusumba wihanganira ibigutokoza. Urumva? Yego. Ikindi muri uru rugendo buri wese afite ukuntu yahamagawe. Burangiye sinjya mveba abantu imyitwarire ya runaka na runaka na runaka, urumva? Buri wese afite ukuntu yagiye hamagarwa, kuko Imana igira amazina menshi. Hari ujya kumva ngo Imana yanjye ngo yitwa Ndwaniye cyane, undi akaza ati nteturuye. Urumva? Kubera ko yamuteturuye, undi yamurwaniriye. Joel we niba warabonye Imana ikugaburira, kwambika, mu biroto byawe ntabwo wari kuzagira iyobokamana. Ni ibintu byaje bitunguranye, sibyo? Ariko biza biri mu mugambi. Ibyo dutekereza ni bike cyane kujya Imana itugambiriye. Ariko icyo nemera cyo, Imana ingana nuko umuntu atekereza. Ntabwo Imana yaguha imodoka uri gutekereza igare. Kirazira. Kubera ko nk'ubu hari abantu ko wagira ngo ukumva, ni ukuvuga ngo nimugira ishyaka ry'ibyiza Imana izabashyigikira. Niko bimeze. Hanyuma rero ngewe hari igihe njya nicara hasi nkihanurira. Joel uri umuhanuzi wo guhanurira ubuzima bwawe. Niko bimeze. Kandi ni nawe muhanuzi mukuru wo kwihanurira. Ko ari igihe nambaraga inkweto zidasa, ariko najya amasengesho nkahita mpanurira ibirenge byanjye, wa birenge uzambara inkweto. Ngira inkweto buriya nuko byantunguye, naje ngize bazamwana agakweto nambaye ejo baba gakaze. Buriya abadayimoni bose ntabwo birukanwa n'amasengesho. Birukanwa na style. Hari umudayimoni wirukanwa, nkwese nka dayimoni w'inzara niwe wasenga iminsi 100 ntagenda ibiryo bitabonetse. Ubwo bivuga ngo umudayimoni w'inzara yirukanwa n'ibiryo. Niko bimeze. Ariko umudayimoni w'ubukode yirukanwa no kubona inzu. Umudayimoni wo kutambara neza, iyi myenda yaje aribwiriza utiri ujya kanyarira cyari kabisa. Ukumva neza. Ubu bushomeri nakubwiye ngo mu bintu bya mbere nabonye bivuna Joel n'abantu bateze amatwi yobokamana ni ugukorera Imana ufite ibyifuzo biruta umuhamagaro. Ni ikibazo gukorera Imana ufite ibyifuzo biruta umuhamagaro. Buriya uzi kubwiriza abantu warangiza ugahindukira wababwiye uburyo Imana itabara. Okay, murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Hariya ni ikire kindi warombajije. Yako kantu gakure ngo warangiza ugahindukira. Ugahindukira. Wari umaze kubabwira ngo iratabara, irarengera. Umaze kuvuga ibigwi by'Imana. Sibyo? Warangiza wa wundi umaze gusengera. Uri kubyumva? Ukamwaka 2 byo gutega. Ni nko kuvuga Imana uri Babuloni mu bunyage.
hari abatayumva neza. Icyo ngicyo tucyumvikanyeho. Ariyo mpamvu Dawidi asenga muri Zaburi ya 86:17 yaravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Urumva yashakaga ikimenyetso kuko Joel abantu bafite ibihamya ariko bidafite ibimenyetso. Niba Imana yakugaburiye wowe ubwawe ibiryo byawe bikabirangirira iwawe mu rugo, sinzi niba watanga ubuhamya yuko Imana yakugaburiye. Nta wundi muntu ubashije kuba wagaburira. Ni ikibazo kabisa. Ibiryo ni imirimo yawe ariko byakagumye no gusohoka mu gipangu cyawe n'umuturanyi wajya utambuka turiya Yezu ko ari wowe wangaburiye ejo bundi mburaye. Ibyo ni ikimenyetso kivuga. Urakoze. Numvaga arako nasobanuraga. Ni ibintu bikomeye. Wenda tuvuze kuri icyo kintu cyuko umuntu ashobora guhanura cyangwa agakorera Imana agahindukira akakitike abo yayihaye. Ese ubundi ni ngombwa ngo ayibake cyangwa bagomba kuyimuha ahubwo abashumba barya intama birumvikana? Abashumba bashobora kurya intama ariko intama n'izirya abashumba. None se ari intama n'umushumba ni iki kibyara? Ari intama n'umushumba habyara iki? Habyara intama ariko habyaza umushumba. Habyara intama ariko hakabyaza umushumba. Ntago abantu bose ari abashumba. Ntago abantu bose ari abashumba. Urabona hano twiciranye n'amavuta yo mu ihembe. Ayange nayo mu mperezo. Sibyo? Yego. Kandi abizi ko ayo mavuta yose abatandukanye. Sibyo? Hari amavuta yo mu ihembe, hakaba yo mu mperezo nayo mu icupa. Ayo mavuta yose afite ubusobanuro. Ayo mu icupa aba muri Luka. Urumva? Yesu aho yasangaga umuntu abatambyi n'abarebi bose baciyeho. Biravanga mwomoza amavuta. Ya Elayo. Amushyira ku ndogobe. Ayo mu ihembe na y'abami n'aba ngabo. Abayobozi bakuru. Uyu n'umushumba. Uyu ngo yashaka no gutegeka adatitiye uyu. Ndabyemera pe. Oya. Natujuje. Abantu bajya mu mbaraga bagategekera mu mbaraga. Ariko uyu ngo ashaka gutegekera mu mbaraga zo gutitira, mu mbaraga z'ijambo. Akavuga iti kubera iki? Ndakuvumye cyangwa kwiruka. Uzatinye umuntu wimitswe. Mu bintu witondera ugomba kugendamo gakeya. Uyu ngo ashaka no guhaguruka korari zirimo ziririmba akagira gutya gusa. Hari ikindi arahagurutse ageze ikiganya gutya. Araga ngo bahagarare. Niyo kindi barenzaho. Hari icyo avuze? Ntacyo. Izo ni imbaraga zitwa autorité. Ubudahangaro. Yes. Urukumva? Yeah. Ikindi barimo tuvuga ngo abashumba. Ndabyemera ko ejo bundi hari umuntu wambaje tese ko mwaryaga amaturo none ubu muri kurya iki? Ndamubwira nti se urabona hari bwakendwaye? Urumva? Namubwira nti urabona hari bwakendwaye? Ubwo se wari umusubije cyo muri kurya? Nari mushubije ariko ndacyakomeza. Ndamubwira nti hari igihe umuntu akubaza ikibazo ukumva nta reme gifite. Noneho umva ndamubwira nti ariko ayo maturo muvuga ubundi nitutayarya tuzarya iki? Wabyumvise? Yaba yanabonekaga ngo tuyarye. Urumva neza? Kubera ko muri Ezekiyeli Bibiliya yavuga ngo abo ku gicaniro bagabana iby'igicaniro, ariko abavuga ubutumwa bagira gute? Batungwe nabwo. Urukumva neza? Ndibaza icyo ngicyo ndakigushubije. Sinzi niba hari ikintu ufite ngo tuvireyo rimwe. Wenda ibyo umuntu yabaza bari byinshi ariko reka na Pastor Mutesi umumpere mikoro hari icyo nshaka kumubaza. Pastor, urumva narimbajije mu kanya ngo ese umushumba wenda Biresitaye yaravuze yuko biba bigoye ari nko gukorera umurimo w'Imana i Babuloni iyo ukora ukennye ugakora umurimo w'Imana, abo wabwirije, abo wasengeye, ukabashakamo transport wenda iri bugutwari kujyana. Ese ubundi buriya kuba wayibaka ni ikosa ry'umushumba cyangwa ni ikosa ry'intama zarangaye? Intama nta kosa zifite kuko mama ntiyambyaye ngo bandere. Reka. N'umushumba nta kosa afite kuko ntawanga ibyiza ahubwo arabibura.
gusa iyo udacunze neza ubura abantu. Hari abantu mu mico yabo badakunda umuntu basaba. Ya none se ubutekereza ko ngeze ahantu arasaba umuntu. Ariko ukubwiye umuntu ibibazo byawe uramubura. Uhita umubura, ntiyongera kuvugisha, bya misengeranire mwagiranaga ntiyongera kuba. Kubera ko igihe cyose yakubonyemo Imana, akubonamo n'inzara, akubonamo n'inzara, akubonamo n'ubukene, kandi umuntu kukubonamo Imana akakubonamo n'inzara, kandi gukorera Imana nibyo wavugaga, kuba witwa gusa nanone nagushimira utabwiye abantu ngo batuburire uvuga ngo Imana iravuze ngo nimukore ibi gutya na gutya. Ukababwira icyo ugomba kubabwira cyo kora, kuko uri umuntu uhura n'ibibazo, ukababwira uti mfite ikibazo, niba hari icyo mundusha, abana amashuri yatangiye nabuze school fees, wari ufite mu mufuka wawe wama aho biruta ko. Kandi igihe cyose nabyo mbwira abashumba bagenzi banjye, igihe cyose ubwiriza abantu ubatezemo indamu ari butegerejemo ibirayi, birangira utavuze icyo Imana ivuze ukavuga ikindi ivuze. Mu rwego rwo kubyirinda rero wivugira icyo Imana ivuze ukakirangiza. Noneho kuko wa muntu uri kubwira nawe ari umuntu, kuba wamubwira ngo mfite ikibazo mpagaze nabi mu mufuka ni ibintu bisanzwe yakumvana n'umuntu uwo ari we wese. Kukuvaho ndahamya neza ko atari wo muti, sibyo, ariko yakuvaho kandi si ikosa rye. Ntago abantu, ntago mama wawe niyakubyaye ngo intama zikurere. Reka rero numva nanone byangiza ubutumwa kuko abakristo batatu bari kukuganira, avuga ati giye Mutesi yansabye amafaranga, undi ati nanjye yarayansabye, undi ati nanjye yarayansabye. Uhita ubona byangije ubutumwa. Byaba byiza Imana igiye dutabarika dusubiza, tukabwiriza abantu ubutumwa bwiza tukigendera, ariko tutari bugaruke kubabwira ko dufite n'ibibazo. Ahubwo wenda ikindi nanjye inama natanga kubashumba cyangwa n'abahanuzi bahanura, ubundi niba umuntu anasabye yarakwiye gusaba mu izina rye, ariko ntasabe mu izina ry'Imana. Hari abantu bafata gusaba kwabo bakabyita ubuhanuzi. Imana iravuze ngo mpa gutya, Imana iravuze ngo nkoreraho umugisha gutya na gutya, Imana iravuze ngo banza utange ibi mbere yuko mbigenza gutya. Nyine bakareka kwitwaza Imana mu gusaba kwabo. Icyo kintu ni na kibi cyane burya, kujya kubeshyera Imana uri gusaba. Ni ibintu bibi. Bakari byo biba gusaba. Nasaba nkanjye ariko ntago nabeshyera Imana. Kuko Imana nayikubwira mu buryo yamaye kukubwira. Ariko wabaye kugusaba, na usaba nyine bisanzwe. Navuga nka Mutesi ko njyewe mfite abantu njyewe yo nakennye, avuga nti none nabuze uko nkora inkuru nta $50 ufite ngo umfashe uzime, akaba ni ndayafite reka ntayo mfite nzayaguha ejo. Ariko ntiriwe mvuga ngo urumva ngo kubera ngo ari yobokamana, Imana ngo yanyoboye ngo none ngo ikumpinguyeho. Nukuri abantu banagukunda rwose bajye bagutera inkunga. Nunza n'ibintu by'amarigonde. Abantu banagukunda bajye banagutera inkunga. Kuko iyo twicaye hano turarya, sibyo? Nk'ubu simaze kurya ifi cyane. Sindiye ifi, sinyweye bari abaseriveri bari kundeba ngo nsohoke, sinyweye n'icyayi, ibyo byose urabyishyura. Urumva rero abagukunda byo bajye bagufasha, bajye bagufasha kuko uyu murimo uravuna. Abakunzi bawe pe bajye bagufasha, wenda amatike yo wenda ushobora kuyahereza baturutse kure n'abagize gute, nkanjye wa hafi byo akamoto ndagatega nkigendera. N'ubundi ahubwo nicyo kintu wenda uvuze gitumye narashaka no kubwira abantu. Hari bamwe mu bavuga butumwa babonye ko insengero zifunze kubera birirwaga mu byumba babaha amafaranga n'ibiki byose, none basigaye bumva ko iyobokamana ngo ariyo ngiye kujya ngaha amafaranga bavuga butumwa. Nje nta mafaranga nzaha bavuga butumwa. Ubuntu mfite n'ubwo abantu ntabwo ari ubw'ibintu. Abantu bariho ubuntu bw'Imana bakorera Imana bajye baza mbahuze n'abantu, abantu bazabaha ibintu, kuko ubuntu mfite nge nubwo kugira abantu ntabwo ari ubwo kugira ibintu. Ubwo ntanze itangazo rikomeye cyane kubera icyo kintu wari uvuze. Yes, pastor mwakomeza. Nyina ngabo abantu harya ngo insengero babonye ko zifunze
baza hano nyine urumva birirwa iyi none se kutampaye ituro naje mu murimo w'Imana iyoboka Imana ndagira ku stress za depense nkora kugira ngo abantu b'Imana babone ubutumwa ngire n'amafaranga yo kujya mpa abakozi b'Imana banyura hano bose ndetse mbwiza ukuri umukozi w'Imana wicaye hano wese ntajya muha amafaranga nayakora kandi niyo style bamaze kwishyiramo kandi bagahindukira naba abantu nabahuje nabo bakabayogoza bakabambura ibyabo bamwe bakitwaza Imana bakagira gute kandi buryo abantu bakwiye kumenya ko umuntu kuvuga neza baguhaye ubutunzi bukomeye cyane niba umuntu yaragize uruhare mu kubaka abantu yanabasenya burya bigakunda ngewe impamvu mbivuze ejo hari abantu banyandikiye bavuga butumwa ngo twakuhaye ikiganiro ngo cyararebwe ngo cyane ngo none ngo uzana amafaranga ngo waraturiye byarambabaje cyane bituma numva nzabikubitira mu kuri kamera n'abantu bakabyumva niba nanakoze amakosa ubwo uraza kundambika biganzura umushumba ariko byarambabaje kabisa ko nyagasani Joe mba nkubwire ukwiriye kumenya abantu korana nabo hari umuntu w'umuvugabutumwa twakoranye nkawe wowe Pastor Mutesi uzi imyaka tumaranye dukorana kutaratinyuka na rimwe kunyaka amafaranga nuko suyobe ko nyinjiza mana nyagasani umva ngewe uwantumye sibyo ndashaka no guha abantu ubuhamya umuntu wansengeye nemera gukorera Imana bwa nyuma isengesho rya nyuma nasengewe n'umuntu bita Evangeliste Rubibi abamuzi baramuzi yego ndamuzi Rubibi nzamuye ibiganza ari masengera naramubwiye nti rero ibi bintu byo gukorera Imana mbona bisaba ibintu bikomeye cyane ngaho kwambara ngaho kugira gute arambwira ati ni ibikoresho by'akazi pfukama ngo usabire Imana ibikoresho nzamura ibiganza ansengera Imana anyakira Imana ibikoresho niyo mpamvu jewe iyantumye yampaye itike nta rusengero rurampamagara na rumwe rwera rwirabura ngo mbabwire ngo mubanze mu mitike burya batanayimpaye ndataha hari henshi nabwirije pe nkitahira banayimpaye n'umugisha sibyo mba mbonye isukari y'abana ariko Joe ngiye kuba ndaha kuyoboka Imana icyambere mpari kunyungu z'ubwami bw'Imana sibyo abantu benshi bajyaga bagira ngo nampa n'amafaranga ngiki kiganza Joe kaba wari wafungana envelope mu bicumi bivuga ngo akira Mutesi ndarengana sibyo aha mpari kunyungu z'ubwami bw'Imana uwantumye kumwamamaza no kumubwira abantu niwe uzi uko ngomba kubaho jewe Mutesi sibyo kandi ngiye Joe nkwatse n'amafaranga nabamenzwe kuko ubwo ibihembo byanjye naba mbibonye nabamenzwe rero sinuko wenda hari nabo mbona burwetewe n'urwego bariho ku buryo bakora ivuga butumwa bibagoye iki nkanayaba ku bushake bwawe Joe ninde bitagoye nyabaha cyangwa kubaza umuntu bitagoye ariko se nkawe urwego uriho ntabwo ruhuye n'urwanyirantuza uruhe se uruhe nyina ntabwo ari ruhe ko yambwiye ngo mwaka imodoka niko yambwiye nk'ubu nkawe ugeze ku rwego rwo kubwati 30 zigiye kugera zo kwa 12 imodoka bago uretse inkuru ndi kuyitegura ariko se uri gutegura inkuru ahubwo mukanya wavuze ngo Biresitaye yavuze ngo ntabwo ufite kwizera ngo kwigare Imana iguha imodoka aka kantu nagakurureyo si uriya muhanuzi nintaboneye imodoka ntuzamwite w'ibinyoma ikibazo kizaba kiri kuri jewe wose wizeye ko Imana itaguha imodoka yaravuze ngo ntabwo wowe ufite icyifuzo kigare ngo Imana iguha imodoka birashoboka ko wasanga Mutesi kwizera ko ari gukeya cyane kutageze kuri iyo modoka ubwo rero ni imodoka nitaboneka ubwo nuyibura uzavuga ko ari ukubera wowe ni ukubera njye ntabwo bizaba ari ukubera umuhanuzi oya nibyo ngibyo Imana se Imana iyobewe ku ndagira ngo uzambabare rwose inkuru yihore sibyo kuko ubwo ntibse ntese ubwo ngubwo ushaka kuyishyira kuri indi nayireka gute se no kumbuza kutazayikorana yari inkuru urumva impamvu iyo babiguhana ubari ibintu byinshi baguhanuriye ntumva ibyo ngibyo nta kibazo ariko twicaye kuyoboka Imana TV umuhanuzi yagiye mu mwuka aravuga ati Imana irambwiye ngo nkubwire ngo bitarenze mu kwezi kwa 12 z'umwaka w'ibihumbi 2020 Pastor Mutesi uzaba ufite imodoka witwara izajya ikujyana mu ivuga butumwa yawe urumva Biresitaye ubwo so ubuhanuzi bivugiye kuri kamera so ubuhanuzi nibitaba uwo muntu swati azaba
yarahanuye ibinyoma cyangwa Mutesi afite kwizera by'igare wenda tugendeye mu twemere wenda ko Pastor Claude nanyikundira abona wenda kuba ngenda n'amaguru bimubangamiye akaba yanabihanura nk'utegetse ako sinibaza ntago yavuze ngo Imana iravuze ikigano turagifite ariko ntago yavuze ngo Imana iravuze yavuze ngo iki yabivuze nk'umuhanuzi ako sinzi ko yabivuze ari Imana ivuze yarabivuze ko ari Imana yarabitegetse ahubwo nk'umuhanuzi w'Imana ariko ntavuge ngo Imana iravuze okay sawa sibyo kandi reka nkubwire ibintu Imana yankoreye biruta amamodoka n'amamodoka ikindi modoka kuri jewe si igitangaza kuko narayitunze kandi undi nyitunga nyivanye ku gatuti mu rusengero rero yaboneka itaboneka ntibizaba intambara bantu b'Imana Uwiteka waduhaye Yesu muri Yesu harimo amamodoka amazu ubugingo abagabo bagora abana ibintu byose bikubiyemo kuba mfite Yesu giye imodoka ndayifite ujye unandeba nk'uyifite ntuzongere kundira nk'umuntu udafite indese ukuvuga ko uyifite wamara n'amaguru nyine wamara ifuti indese nkayiguhasa uzaze ngo utegere ugende nk'uko ngenda ntabwo tuzaba twayishyura umva iyo rifuti ujye undeba nk'uyifite bro subiza biresitaye ko biresita iyi tariki nigera baza Mutesi ntawe afite imodoka barayimuhanuriye kuri kamera ku karubanda uriya muhanuzi azaba ari ukuri ntago nzi uburyo yabivuze gutyo nyine ari kubivuga Imana irambwiye ngo nkubwire we Pastor Mutesi ko kwita bitarenze ukwezi kwa 12 ku mwaka 2020 na uyu turimo nyine uzaba ufite imodoka witwara urumva niko yarabivuze none ni natazaba yifite tuzashakira handi cyangwa tuzashakira ko umuhanuzi yanabisobanuye then ashobora kuba amwikundira agatwarwa n'amarangamutima ibyo bizakosora ikosa ry'abantu batwarwa n'amarangamutima ibintu bakabyita ubuhanuzi bakabeshyera Imana ariko ntago yavuze ngo Imana irabivuga ariko nyine reka no gutegeka nutegeka ubyise ubuhanuzi ntibusohore nabwo uzaba uri umuhanuzi w'ibinyoma ari cyo mbivugaho urwego rwose yabivuzemo ubukwe bwose burangizwa n'itariki yego ubukwe bwose burangizwa n'itariki ndumva rero umwaka gonye kwa muganira muvuga ngo itariki yararenze iki kiganiro mu cyihorere cy'imodoka ya Mutesi tuzakiganire itariki irenze ubukwe butabaye kubera ko iyi tariki yageze waba ufite matora waba wabonye inzu wambara ikoti waba ufite iki yes nyuma y'itariki yavuze mu kwa mbere ku itariki ya mbere uzakora inkuru ivuga yuko umuhanuzi yabeshya ariko ubu ngubu wikwiriye gukritika ntabwo nkiritika yaba ari amarangamutima yaba ari Imana yamubwiye ubwo tuzamenya icyo dukora reka tuzambuka ikiraro twakigezeho okay sibyo yego kubera ko je namaze kumenya ko umuntu wese ufite Yesu aruta isi nawe yategeka yabwirwa n'Imana birashoboka yego kubera impamvu mvuze ngo umuntu ufite Yesu aruta isi Imana yarabivuze iravuga ngo ijuru ni intebe yanjye isi ni intebe y'ibirenge byanjye igeze ku bakozi bayo iravuga ngo mwebwe nzatura murimo ngendere mureba ahantu Imana igendera ureba ahantu Imana itura kandi Imana ntabwo yakwirwa mu Rwanda ntiyakwirwa Burayi ikorera iberaho si cyari ariko ivuze ngo mbe muri iki gihugu cyonyine ntabwo byashoboka ariko igeze ku muntu wizera iravuga ngo ariko we nzatura muri wowe nkorere muri wowe mvugire muri wowe hanyuma rero narinde munsubiza kuri icyo kiganiro wenda wari muganira na Mutesi bundi numvaga imodoka atari n'ubuhanuzi cyane uko ubundi imodoka uko byagenda kose ntabwo izava mu kirere ngo yikubite imbere ya Mutesi ubu tuvugana nuba avuye hano akajyana ku bandi akabona amafaranga yahita ajya mu ntuzo hariya mu ntuzo hamwe bazigura akataha yijyanye yego mu Kagera mu Kagera hoteli urumva ubwo rero sinibaza reka tutegereze turebe ese nk'ubu ashobora no kuyigura ejo sibyo cyangwa ntanayigura nabyo birashoboka urumva
kuko ni ibintu n'umuntu yanayimuha. ese wagira ngo yajyana ibyahishuwe ngo ni mu imodoka. Matayo, Mariko na Luka na Yohana. Murakoze cyane, ntako nasobanuraga Rwose burangizwa n'itariki. ariko ubukwe burangizwa n'itariki. yowe umuntu anyereye amanuka agwa hajya. Ndahamya neza mu mirimo uyu nguyu yakoreye Imana Pastor Mutesi. Ubwo buhanuzi nubwo bwaje niyo butari kuza. Urumva? Ibintu yakoze bifitiye Imana umumaro. Bifitiye n'Imana inyungu. Kandi ibintu Imana ifitemo inyungu irabifinansa. Sibyo? Bungubu iyo bukamana ridafitiye Imana inyungu. Kurifunga ni nkako kanya. Yanateza n'akavuyo bikahagarara. Yego. Iyo umuntu anyereye agira ate? Amanuka agwa hajya. Yanyerera azamuka akagwa havuye. Ziko ariko nibyo. Niba uri kumanuka nyine. Uyu unyereye rero n'ubundi uguyuje. Abantu bajye bakurikira neza bino tuvuga. Ndibaza hari ikiganiro kugeza gukorana n'umupasitori umwe. Abantu bambaza ku bintu bijyanye n'abahanuzi. Bambaza n'ibintu bijyanye n'amaturo. Twari twakoranye ikiganiro n'umupasitori umwe. Niriwe mvuga izina kubw'umutekano wanjye n'uwe. Ndicara hasi ndatekereza. Ubundi Bibiliya avuga ngo umukozi akwiye ibihembo. Sibyo? Hanyuma hano mu isi hari ibintu byinshi dukwiriye kuba twakombye kuba dufite na hano mu isi. Sibyo? Koje weri niba ukeneye gutega ugiye gukora inkuru Rwamagana, ntabwo uzagenda ubwire umutagisimeni umubwire ngo jewe ndi kuyoboka Imana ntwara. Biragusabiye amafaranga, bigusaba amatike. Yego. Urukumva? Noneho rero niba umuntu ndagira ngo nanjye nse nukusubiza kuko bambaje n'ubundi nanjye kwitangazamakuru. Ndagira ngo se nugusubiza cyangwa ni igisubizo kiri buzane ikibazo. Yego. Ubundi ituro uhaye umuhanuzi ukuri ko wazo uvuga ngo nabi binyoma. Nose ntubizi. Iryo turo uburijugunye riba ripfuye ubusa cyangwa riba ry'ukuri. Ndakubajije nanjye ko turimo turaganira hano. Ituro uhaye umuhanuzi w'ukuri yahanuye ibintu by'ukuri. Ukarimuha nta ruhare yagizemo mu kuri kwaka cyangwa mu kubikiraho nka kondisiyo. Ni ituro ry'ukuri. Ni ituro ry'ukuri. Yego. Ese Jowe, hari igihe ujya wicara hasi ugatekereza, si ngombwa n'umwuka wera ko ntiwabura umwuka ngo ubure n'ubwenge Imana yaguhaye. Umwuka byose ndabifite. Uvuze gutya abantu bahita bagira ati John nta mwuka ari. Oya nayishatse gutanga urugero. Yego n'urugero. N'urugero natangaga, hari igihe umuntu aba adafite umwuka. Ntago nshatse kuvuga wowe. N'uwo ari we wese wumva iki kiganiro. Yego, hari umuntu adafite umwuka ariko afite ubwenge. Afite ubwenge. Yes, yeah. Sibyo? Ubifite byombi ni uburyo bujyanye n'uburyohe. Wajyubise. Hari igihe ujya wicara nko hasi cyangwa wenda reka mvuge ku ntebe da. No Kinyarwanda gikeya nari nkoresheje. Ugatekereza ukavuga uti ngewe ndumva Kabudesiya cya Manuel hari ikintu numva namukorera. Atari kuvuga ngo ngureretswe cyangwa niki. Iki kintu cyo kikubaho cyane biraba. Hanyuma rero ntekereza ko mwahoze ndakuzanye noneho nawe. Wahoze uvuga ku bahanuzi. Hari abantu beshi nzi. Urumva? No kugira ngo abone icyo gutamira biba bigoranye. No kugira ngo abone icyo kwambara biba bigoranye. Ese nk'uwo muntu ni ngombwa ko kugira ngo ugire icyo umuha urinda kwerekwa cyangwa wanarebesha n'aya maso? Ngo warebesha n'amaso. N'amaso. Yego. Ikindi kibazo abantu bose basaba beshi basaba mu izina ry'Imana cyangwa hari abasaba ku giti cyabo? Hari ibyo bibazo byose waje kubikomozaho urugendo utaruka. Ndagira ngo abantu bave mu rujijo batazadufata abahanuzi nk'abasabirizi. Hari abasaba ku giti cyabo, abo ariko nibo beza. Hari n'abasaba bitwaje izina ry'Imana. Yego. Ngewe ubu tuvugana. Niba umuntu yarafataga miliyoni akajya ku mupfumu, wakutse amenyo utareba,
akamubwira ngo mbwira igihe nzamara ku isi nawe ubwo atariho, ni gute umuhanuzi wagusengeye waguhanuriye? Urumva ntabwo ari itegeko ariko ni urugero. Umuhaye ituro waba uhombye kandi warafataga miliyoni bakagutuma ihene, niba ari ihene y'ibara rimwe, icyo kintu kivuga iki? Nyine ntabwo kuvuga gutya ari ukuvuga ngewe ngo ndwanya yuko umuntu yahitura umuhanuzi. Icyo urwanya na bamwe basaba bitwaje Imana, ariko abahanuzi bakwiye kureka uruhare rw'ababaha rukaba rw'umutima ukunze wabo batabigize kondisiyo ngo babibategeke. None jewe ndi musoza ko iminota yanjye isa nishize, turasoje n'ubundi hari akantu bavuze ariko ngewe ngira ngo si kenshi nyakiriye kuyoboka Imana, nubwo bavuze ngo barebere ku ntuza hariya ku Biresitaye TV, ngewe ndashaka guha abantu nimero. Yego nta kibazo. Sinzi niba hari icyo mushumba yongeraho. Aracyangiraho ari gusoza nawe watanga nimero ya telefone ubundi turi komo tugana ku musozo. Nimero yanjye ya telefone ni 078 59 83 609. Okay. 078 59 83 609. Okay. Murakoze cyane. Yego. Pastor, turimo tugana ku musozo, niki wabwira abantu ukurikije ibyo twaganiriye, nube butumwa waha abantu muri rusange tukaza tugana ku musozo? Ubutumwa naha abantu muri rusange ubwo urumva no bujyanye n'ikiganiro twariho. Yego. Kigaragara 70% kiravuga ku bakozi b'Imana, bahanuzi, uburyo bakora umurimo n'abigisha. Yewe numva icyambere Yesu yaratubwiye ngo nimugende mwigisha kandi ntimugire ikintu mutwara. Nuko yarazi neza ko adufitiye mu kiganza uburyo tuzabaho. Numva dukwiriye kwigisha abantu ijambo ry'Imana, tukabakiriza agakiza, bijyanye n'imibereho wadutumye niwe uzatubeshaho. Afite uburyo bwinshi abeshaho abantu yahamagaye, afite uburyo bashyirira hari akantu bakabaha amahema. Ikindi nibutsa abantu ko abakozi b'Imana bose atari abakene. Yego. Oya, hari abakozi b'Imana b'abakire ndetse cyane, kandi abona b'Imana yarabatumye bageze ku rwego rutunga n'indege. Abo ni abakozi b'Imana. Nongere mbwira abantu ntuzatakaza umukozi w'Imana ngo nuko akubwiye ko afite ibibazo mu rugo rwe. Wenda ubeshyera Imana uzamutakaze ngo iravuze ngo muhe amafaranga, ariko ukubwira ko afite ikibazo numutakaza bona uburenganzira bwa amahitamo y'umuntu n'uburenganzira bwe, ariko ntago bumubereye imfura. Cyaba byiza umubwiye uti ibibazo byawe bizwi n'uwaguhamagaye, kibe ntuzongere kubimbwira cyangwa ngo nabibwire n'abandi utazabura abantu. Ikindi nabwira abakozi b'Imana bagenzi banjye gutanga ni umutima. Umuntu nataguha ntuzamucira urubanza, wowe uzamuha ibyo Imana yaguhaye kumuha. Utanga iby'abandi, ibintu by'abandi mufite mureke tubitanga, byandi ufite tubitanga. Kuvuga rero ngo abavuga ubutumwa ngo batungwe nabwo, naho aho uvuga ubutumwa bataguha agaciro, uwaguhaye uwuvugira wazaguha agaciro. Naho abantu bagusuzugura, Imana ntizagusuzuguza. Imana irakubaha kandi gufite mu kiganza cyayo. Abari mu ntambara twihangane, igihe nikigera Imana izadutabara. Hari indirimbo nabyutse numva ndumva naririmbira aba bantu agatero kamwe na refure. Iravuga ngo wihangane muvandimwe wowe urimo gucogora, kubera ibyo uhuye nabyo umutima ukananirwa. Ayo majwi wumva imbere ntakubuze gukomeza,
n'intare ziziritse wikangwa n'umutontomo ntutinye muvandimwe wikangwa n'igicuku cya nyuma inkoko yabika itabika humura gucya ko buzacya. Amen. Iyo ni message mfitiye umuntu wese utareba inzira utazi aho Imana izanyura uri kubona byanze kankubwire nta bimenyetso Imana irakora nta nzira Imana ishaka inzira inkoko yabika itabika gucya ko buzacya. Humura Imana iratabara. Ndi umugabo wo kubihamya ko nubwo ntaraba uwo nifuza kuba we ako sinyiri none ahoze ndiwe, nubwo ntaragera ahantu nifuza kugera ako sinyiri naho nahoze ndi, kandi ubona ntacyo ndageraho azabanza abaririza amateka yaho navuye. Ndagutangariza ko Imana nabonye iriho nawe uzayibona, igira imbere gato uhumure nubwo waba uri guhumeka nk'insigane data arahari kandi azabikemura. Warumbaje message mfitiye abantu, ndumva ari iyo ngiyo. Ubundi abantu bababarira abandi ntibagira abo bitwaramo mwikomo mu gihe kibi. Nta kintu kidashoboka ku buzima bw'umuntu, no mu gihe kiza nta kidashoboka ku buzima bw'umuntu. Imana ibaho umugisha. Jya kurigira neza TV, urahabona nimero ya Pastor Mutesi. Akandi nta kwibagirwa, tuba twavuze ibintu byinshi kandi nta ubura ibicumuro mu byo avuga niko ijambo ry'Imana rivuga. Uwo dukomerekeje ntujye muri comment rwose, utubabarire bikiraha, utubabarire turi abantu. Nkanjye ho ndi na Soruda wa mugani, urumva ibintu mvuga bingana nuko ngana. Ntuzashake ko mvuga nka generali kandi ntarambu, unyihanganira ariko ndi gukura, ndi kugenda nzamuka, hari igihe nzabitunganya neza. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye umugisha duhaye wo gutanga buno butumwa. Umuntu wese wumvise iki kiganiro afashwe n'umwuka wera kumenya no gusobanukirwa, kandi umugisha abantu bose bakurikiranye ubu buhamya bw'iki kiganiro tugiranye n'uyu mushumba Pastor Mutesi. Umugisha Joel, umugisha, kandi ukomeze Mana ushyigikire iyobokamana. Tugushimiye abantu bagiye guhembuka cyangwa se bahembutse ku bw'iki kiganiro mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, mu izina rya Kristo Yesu. Amina. Amen.